umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Ababudisiti cyangwa ababuda bigisha abantu amasomo menshi yabafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi babikesheje kudatwarwa n'iby'isi ndetse no gutekereza kure bihanitse. Niyo mpamvu tugiye kuvuga ku masomo akomeye nawe udukurikira wabigiraho. Ni idini bivuga ko ryashinzwe n'igikomangoma cyo mu Buhinde, Siddhartha Gautama, cyamaze iminsi 49 cyicaye munsi y'igiti gitekereza, kitarya, kitanywa, nubwo abenshi batabyumva neza kuko iyi minsi ari myinshi. Kikaza kumurikirwa ndetse kigahindurirwa izina ryo Buddha, bisobanura uwamurikiwe, ahagana mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, aho bivugwa ko Buddha yapfuye mu mwaka wa 400 mbere ya Yesu. Nyuma yo kumurikirwa, yatangiye kwigisha amahame ye, bamwe bagenda bamuyoboka, nabo bigisha abandi, birakomeza kugeza n'uyu munsi, aho abagize iri dini babarirwa muri miliyoni 470. Ugendeye kuri raporo yo mu myaka ishize, bivuze ko barenga kuri uyu mubare. Barimo abagabo bitwa abamonko n'abagore bitwa abanani, baba bahagarariye abandi mu gutekereza cyane. Ibi ni bimwe mu bibaranga n'amasomo bigisha benshi mu babagana bashaka inama zabo. Bemera ko imbaraga zigenzura byose ziri mu bantu, binyuze mu mitekerereze ya buri umwe. Bagendera ku myizerere ya Dharma na Karma, ivuga ko ibyo ukoze byaba ari bibi cyangwa ari byiza bikugaruka. Bagira neza kugira ngo bazayisange imbere. Aha wahakura isomo, kuko kugira neza ntawe bitareba. Nanone bavuga ko icyo utaha ubuzima udakwiriye no kubucyaka ngo ukice, yaba inyamaswa yaba umuntu. Ibyo bituma batarya inyama. Isomo ririmo ni uko kwica ari icyaha. Kirazira kunywa inzoga izo arizo zose, kuko bavuga ko zorosa ubwonko kandi aribwo bukomeye ku muntu. Ibyo bibuza umuntu gutekereza neza kandi ariyo soko yo kubaho. Babiterwa nuko bamara igihe bakora meditation, ni ukuvuga gutekereza. Kandi iyo umuntu yanyweye inzoga, uko zaba zingana kose ntatekereza neza. Kirazira gukora imibonano mpuzabitsina ku mpamvu yo kwishimisha. Bayikora kubwo kororoka gusa, ibindi biba ari ibyaha. Ntibakorera amafaranga, ahubwo ibiribwa, imyambaro n'ibindi babihabwa n'ababasura. Kandi ababasura ni benshi cyane bitavugwa. Iyo batabihawe n'ababasura, babihabwa na bene wabo b'Ababudisiti. Bavuga ko umuntu adakwiriye kurekura mu gihe atsinzwe, ahubwo ko agomba guhindura uburyo akoragamo. Ngo umenye agaciro k'icyo watsindiye iyo wibutse inshuro n'agahinda wagize ukibuze. Imbaraga cyagutwaye ugishaka nizo zivamo ibyishimo. Bavuga ko icyiyumviro cya 6, icyo bita sixième sens, aricyo gikwiriye kuyobora abantu mu gufata imyanzuro. Ababudisiti bumvira ijwi ryo mu mutima wabo, bagatekereza kuri buri kintu bagiye gukora, yaba gushaka ibyo guteka, ukubitegura, ukubiteka, ukubyarura, ugutamira, ugukanjakanja, ukumira n'ibindi. Buri kimwe cyose bagitekerezaho. Bavuga ko amasomo yose aturuka mu gutsindwa. Bavuga ko uwatsinzwe ari ubona umwanya uhagije wo gutekereza ku byo yari gukora, bityo akiyungura ubwenge bumufasha kongera imbaraga mu byo akora, mu gihe uwatsinze we aba yitekerereza ku ntsinzi gusa. Ibi bituma yishimana n'abatayigizemo uruhare, akabura umwanya wo gutekereza. Gutsindwa si ikibazo, ni ibwiriza ryo kongera gukora wabanje gutekereza, mu gihe gutsinda ari ibwiriza ryo kurekeraho. Ntibizerera mu hazaza ngo wenda bazabaho neza cyangwa nabi mu bijyanye n'imibereho, aho abandi bitejo kuri bo n'uyu munsi mu bigendanye n'icyo bagomba gukora. Ntibababazwa n'ibibi, kuko bizera ko ari iby'ako kanya, bishimira umunsi bariho. Baba bumva ko ari uwo basigaranye gusa. Ubwo rero ikintu giteye agahinda ntabwo bagitindaho. Bafata iminsi yo kumara igihe batarya, bakabaho batekereza ku mpamvu yo kongera ingano y'ubushobozi bwo kwihanganira ibibi, kuko bumva ko niba umuntu ashobora kumara iminsi atarya kubera kubura ibyo kurya kandi agakomeza kuba muzima, kuba yakwiyiriza bifite nabyo ntacyo byamutwara. Bavuga ko iyo utagenzurwa n'ibijya mu nda, ubaho uko ushaka. Babona ko kwishima ari amahitamo, ntibiva mu mafaranga. Ariyo mpamvu badatwarwa no kwiruka inyuma, bashakira ibyishimo mu kuba bakire nk'uko abandi babigenza. Intsinzwi yabo ni uko iyi ntego ntuyigereho, si uguhura n'ibibazo bikakunisha. Urugero, iyo yiyemeje ikintu ntawe umuhase ntakigereho, abibara nko gutsindwa gukomeye. Mu gihe aramutse ahuye n'abambuzi bakamukubita, atabifata nko gutsindwa kuko aba atiyemeje kurwana nabo. Aho batuye basurwa kenshi cyane,
cyane cyane ahatuye abamonko bameze nk'ababakuriye kuko bafatwa nk'abanyabwenge bakomeye kandi batekereza cyane muri iyi si. Bazi igisobanuro cyo kubaho n'icyo kunyurwa aricyo. Ubu bushakashatsi bwavuye mu kinyamakuru cyitwa